twabonye hari abantu benshi batabonye wumvise ku maradiyo hari amatangazo menshi ariko twebwe uyu munsi Imana yimanye amatangazo yacu. Haleluya, haleluya. Mumfashe gatoya tunezererwe Imana kuko uyu ni umunsi Uwiteka aba yatugeneye ngo twishimire mu Mana. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka hano mu Bakorinto wa kabiri ibice 5 turahera ku murongo wa 19. Bakorinto wa kabiri ibice 5 umurongo wa 19. Aranditse ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Nibyo, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Nkomeze 21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu, kugira ngo muri mwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Amese. Haleluya. Hano dusoma ijambo ry'Imana hano turasanga ijambo ry'Imana tubwira ko twebwe ntabwo twari dukwiriye, ntabwo twari ubwoko. Haleluya. Ariko Uwiteka yaduhinduye ubwoko kubera amaraso ye. Yabonye ko jye nawe z'isaha twakagombye kuba turi hano, aravuga ati reka manuke nze mu isi nitangire umuntu igisigaye mu menera amaraso, kugira ngo aho nzaba ndi nawe ari hazaba, kugira ngo ugere aho Uwiteka ari, cyangwa se ugire ngo Uwiteka kwishimire nuko ubanza wezwa mu maraso ya Kristo. Twari tuvuye mu mwanya mwiza wo kwihana tukwiyeza, ariko nakomeje gusomera ijambo nsanga burya impamvu bikora bikemera nuko Yesu yamanutse akaza mu isaka twitangira. Haleluya. Yaba ataraje ntabwo igitambo cyacu twakagombye kujya tugitamba turi aha ngaha, byakagombye gusaba yakagombye gusaba ko buri muntu wese agomba gushaka igitambo. Igitambo cyabonekaga ari uko uri umukire ukaba ufite amashyo. Haleluya. Ariko Yesu yabonye ko izi saa tudafite amashyo, aravuga ati gerekana imanukire kugira ngo umuntu wese uzayizera akihana mu mutima we zazi hamwe nawe igisigaye mubere incungu. Haleluya. Nabonye akenshi burya iyo umuntu amaze kwezwa muri we ari kumva Uwiteka ari guhamanya nawe, hari igihe yumva muri we afite amahoro yo mu mutima, kuko burya amahoro ari kuri iyi si atangwa na Yesu. Haleluya. Kandi niwe ncungu yacu, kandi niwe waducunguje amaraso ye menshi cyane y'igiciro, kuko yari amaraso impamvu afite agaciro. Hari umusirikare wamuteye icumu mu rubavu afite ijisho rimwe ahita agira amaso abiri. Haleluya. Yari amaraso ya Yesu Kristo arakiza. Ubwo rero ngaho mu Bakorinto ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Haleluya. Mufashe iri jambo rifungura, mufashe tugendane. Iri jambo ritubwiye ko turi
gukiranuka kw'Imana, ariko byose twabeshejwe nuko Yesu yaje mu isi akatubambirwa. Haleluya. Ntabwo twari kubona ibitambo kuko inuma hano muri Kigali aho mujya kuzibona, ariko ziriya numa ziruka cyane kugira ngo uyibone. Hari indirimbo twakundaga kuririmba tukiri hakurya muri Kongo, harahabagara. Haleluya. Kugira ngo ubone igitambo ni Uwiteka kumaze kuruha izi numa kugira ngo nawe ababari ibyaha. Haleluya. Tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, niyo mpamvu akenshi dusaba kwezwa buri munsi kandi tugakunda gusenga cyane twiyegereza Imana, kuko duhura n'ibintu byinshi biduca intege, tugahura n'ibintu byinshi bidusitaza, ariko Yesu yaranesheje. Haleluya. Ndashima Imana cyane kuko buriya impamvu uyu Yesu yaje mu isi kwari ukugira ngo njye nawe tuba turiho aka kanya. Njye nkunda kuvuga aka kanya kuko bujya niyo mpamvu yatubwiye ngo mujye gusenga, avuga ngo ibyo kurya byacu bituye uyu munsi, kuko buriya twe tumenye uyu munsi n'ibiri kuba aka kanya muzi yuko ari jyewe uri kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ntabwo tuba tuzi ibiri imbere biraza gukurikiraho. Niyo mpamvu rero tugomba kwishimira mu mwami iteka, kuko twebwe tugukiranuka kw'Imana igihe twemeye amaraso ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Mufashe mugikirize. Haleluya. Haleluya. Turugukiranuka kw'Imana. Uwiteka yabonye ko duheze mu rugi abagabo, aravuga ati se mwana wanjye kugira ngo yongere aje agaruka iruhande rwanjye hakorwa iki? Aravuga ati reka ntange umwana wanjye w'ikinege, ngo kugira ngo umuntu wese namara kumwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo ndakomeza guhatana ntsindira icyo Kristo yafatiye. Hari icyo Kristo yadufatiye, niyo mpamvu ahora aduteze amatwi kugira ngo yumve imitima yacu guca bugufi kuri muri twebwe, namara kubyumva igisigaye. Haleluya. Iyo kukiranutse mu ijuru haba igitaramo, abamarayika barishima ndetse n'Imana irishima, ikavuga ati dore umwana wanjye nkunda cyane nawe aranejeje. Kuko buriya niba ari ikintu kinezeza Uwiteka ni ukubona umuntu agarutse avuye mu byaha akongera akagarukira Uwiteka. Haleluya. Buri muntu wese uri hano ndamwinginga basanga ko twahinduka tukaba ibyaremwe bishya, Uwiteka akatwishimira, tukaba gukiranuka kw'Imana. Buri muntu wese akaba gukiranuka kw'Imana, ngo kuko umuntu Yesu ntabwo yigeze amenya icyaha, ariko yarakimenye kugira ngo njye nawe ducungurwe. Niyo mpamvu aka kanya gusabira nanjye nisabira kugira ngo umunezero ufite n'uwo aka kanya ahubwo ukomeze mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba nijoro haba ku manywa, uri mu kazi uri mu rugo, ujye wumva ko Yesu agukunda cyane, wumve ko Uwiteka ari hamwe nawe kandi ntabwo azigera agutererana. Ibyo wanyuramo byose Uwiteka niwe tujyana aho tugenda hose, kandi arebera hose icyarimwe, ntabwo ajya asinzira ntabwo ajya ahunikira, ahubwo ahora yitegereza twebwe. Avuga ati mwana wanjye akwiye iki ngiki, kuva yaje gusenga uyu munsi hari icyo muri we ansaba kugira ngo byimuhe rero nuko anejeje. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo usabe unezeze Uwiteka, numara kumunezeza nawe hari byinshi arakuzanira, hari byinshi araguha. Niba wari ufite amaganya mu mutima wawe ukumva byacitse, hari igihe ubona ko bicitse ukabura hepfo na ruguru, ariko iyo wegereye Uwiteka arakuruhura. Haleluya. Haleluya. Mugikirize cyane. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana nakwifuriza kube gukiranuka kw'Imana, kandi Uwiteka kwishimira uyu munsi utahe uko waje, ahubwo wumve muri wowe wuzuye, wumve muri wowe ufite umuhamagaro mwiza, ufite umudendezo wahawe na Kristo, kuko Kristo muwo yitangiye ndimo nawe urimo. Amen. Reka kugishaka twumvishe kozi Imana tuyoboye asenge imitima iri hano,
ndakwifuriza gukiranuka kw'Imana kandi Uwiteka akomeza aganze muri wowe akuyobore ibisigaye byose azabikora kubera ko wakiranutse. Icyo ni ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo Data wa twese tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryo ryatuzuye tubaho mu izina rya Yesu. Mana nyemerera imitima y'aba bantu yabyumvishe bigira impinduka muri bo mu izina rya Yesu, kandi nyamora kugoma Imana Data wa twese rituremeremo ubugingo bushya muri Kristo Yesu uhereye none ukagera iteka ryose. Nawe tugusabiye umugisha ubaheraho mu ijuru, reka imbere zose wongeremo amavuta kugira ngo abone icyo abwira ubwoko bwawe uhereye none ukagera iteka ryose. Mu izina rya Yesu dukomeye amashyi. Amen. Imana yacu ishimwe rero, ari nakira umushumba wacu mavuga turimbana indirimbo. Ariko uriya mukozi w'Imana yitegura mbere ko nakira umushumba wacu nawe azabanza tubwire kuko Imana yamubwiye. Imana ishimwe. Ndi gahunda ndashaka ko y'umushumba akomeza twakira abashyitsi n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Imana ishimwe. Muhaguruke turirimbane uyu muririmbyi wa 15 waba ku masezerano y'Imana. Imana ishimwe. Amasezerano yose uko Imana iratanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi izabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi izabaho, ijuru rikabaho, uwizera Sim.